Yes, reka nongera mbifurize kugubwa neza mwe mwese mukuri ibiganiro nyura kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu abari burasirazuba iburengerazuba bari mu majyepfo bari mu majyaruguru ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali hanyuma n'abari mu bitandukanye byo ku mugabane Afrika abari ku mugabane wa Asia Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania mwese muvuga muti twebwe ntabwo twakuraho rwose kuri Ronda Sport Channel tuba duhari ubwo n'abari ku mugabane w'Uburayi nari mbibagiwemo ariko mwese mwamaze gukora subscribe ndabashimira cyane n'iby'agaciro ubwo ariko nibirangirira aho tujye dukomeza twibanire kuko amakuru y'imikino agenda anyuranyuranamo narababwiye ni uko mukenera kumenya amakuru y'isi nk'ubu ngubu muvuga muti muri gukurikiranira hafi ibyo mu gihugu cya Venezuela aho perezida wacyo yafashwe bugwate na leta zunze ubumwe za Amerika bakavuga bati mwe nujye kuburanira muri leta zunze ubumwe za Amerika ku byaha kohereza ibiyobyabwenge mu gihugu cyacu ibyo byose nk'uko muri kubikurikiranira hafi reaction z'abayobozi b'ibindi bihugu uko muri kubikurikiranira hafi ko ibintu bigenda bisimburana iteka nuko no mu makuru y'imikino nabyo bigenda bisimburana uyu munsi ikipe iba yakinnye igatsinda ejo igatsindwa abakinnyi noneho muri iri soko ryo kugura abakinnyi ibyo byose nabyo muba mukeneye kubimenya kandi umunota ku wundi murabimenyereye rero ko ngewe nibanda mu Rwanda tukareba amakuru avugwa mu makipe yanyu mukunda Rwanda Premier League tukareba uko bihagaze cyane cyane ko iri no gukinwa ndetse harimo n'amatransferi ibyo byose rero biba ngombwa ko tubiganiraho niyo mpamvu abakoze subscribe mumenya ibintu byinshi kandi abatarakora subscribe namwe nkababwira ni mukubite mubangura namwe tujye twibanira mu buryo butandukanye ayo makuru ajye bageraho mu buryo bwihuse namwe muyasharinge mukore like ndetse n'ibitekerezo byanyu mubitikureho muri aka kanya none ngira ngo tugane n'ubundi kuri iyo Rwanda Premier League murabizi ko hari imikino iri kuba ndetse we nizo za transferi by'umwihariko muri Rayon Sport ndaza kuyibanda kuko hari amakuru ahari agezweho avugwa ku zindi transferi zishobora kuba zakorwa ese bihagaze bite icyo urakimenya turaza kandi kureba muri polisi ho bimeze bite nyuma yuko banatsinze na Gorilla naho hari transferi ziri kuvugwa turabireba byose ariko tubanje kureba imikino itegerejwe imezite nyuma yabaye kuva kwa gatanu aho ikipe ya Musanze yatsindaga Gasogi ibitego 3-0 hanyuma Marine igatsinda Amagaju igitego 1-0 ubwo ni nako Gicumbi yatsindwaga na Eri hari ibitego 3-1 ariko wo ni umukino uba wari w'ikirarane hanyuma APR igatsinda ikipe ya Bugesera bigoranye ibitego 2-1 hanyuma ikipe ya Polisi igatsinda Gorilla ibitego 4-0 ubwo ni imwe mu mukino yabaye ubwo na AS Kigali yatsindaga Etincelle igitego 1-0 hanyuma rero tukaza gutegereza indi ikipe ya Mukura Victory Sport iraba yagiye gusura Rutsiro hariya kuri stade Umuganda hanyuma ikipe ya Gicumbi izakire Kiyovu Sport kuri uyu wa mbere kuri Kigali Pele Stadium undi mukino rero utegerejwe mwabantu mwe burya aya makipe uko ari abiri ategana imitego iya APR yakinnye ku munsi ubanziriza igatsinda Rayon Sport nayo ukaba iri bukurikireho igitutu kiba kiri ku rwego rwo hejuru abareyo abayobozi bayo abafana bakinyi igitima kidiha bavuga bati mwoka byaramwe none mukeba yaba yatsinzwe tugatsindwa twabigira dute ubwo ni nako n'abaperi bavuga bati uwagira ngo mukeba atsindwe baba bategana imitego nk'iyo ngiyo ndetse na Rayon Sport niyo yakinnye kuwa gatandatu APR izakina ku cyumweru cyangwa se rero yakinnye kuwa gatanu APR izakina kuwa gatandatu imitego ibari nk'iya bareba bavuga bati wagira ngo igikona bagipfura amababa bayamareho nuko nguko iyo mitego ibicoye bwo rero APR yayabonye bigoranye abareyo bari hafi kwishima bavuga bati birashoboka ko mukeba yanganya ubwo ikipe ya APR yatsindaga igitego mu gice cya mbere William Togi kikaza kwishyurwa na Sadik Sule ariko bakaza kubona ikindi gitego giturutse kuri penalty ya Watara bavuga bati binogeje bite amatara yabanje no kubura abareyo baravuga bati twebwe aho turahava Muhanga ntagiri buduhanga muri Muhanga yagatera ubwo rero biba bikomeye narababwe igihe kimwe murabizi ko hari igihe n'abafana ba Reyo batungwaga n'agahinda ka Peri n'agahinda k'abafana ba Peri ariko abafana ba Peri nabo bagatungwa n'agahinda k'abafana ba Reyo nukuvuga ngo niba ari Bugesera yatsinze Reyo abafana ba Peri bakishima ariko abareyo nabo bagahozwa nuko mu gitondo bumva ko APR yatsinzwe na Rutsiro n'urugero bigahekerana gutyo ariko nanubu biracyahari ubwo rero uyu munsi abantu bafite amatsiko baba bareyo
baba ba APR bafite amatsiko yo kumenya ngo iyi kipe iritwara ite. Ubwo ndatekereza ko abayobozi nabo batageze basinzira, bahangayitse, abatoza nabo bahangayitse, bavuga bati turava mu menyo ya Muhanga mwuka agira imana mwe. Ni Rayon Sport rero imaze igihe initoza kandi ivuga iti rwose abakinyi bacu umutoza amaze kubamenya, ubwo baraba bamaranye ibyumweru 2. Umukino wa kabiri arabakinnye nyuma yo kunganya n'ikipe ya Etincelle igitego 1-1. Abantu bakavuga bati nawe akavuga ati ni ntago ikipe watoza rimwe ngo uhite uvuga ngo ndayirangije ndayubatse, bati bigenda gahoro gahoro, ndetse agereranya ikipe nk'umujyi wa Roma, avuga ati umujyi wa Roma mubona kuriya wubatswe kera imyaka n'imyaniko kugira aho ugeze, atererwa nanjye mwimbwira ngo Rayon Sport ndaza nyubake mu munsi umwe. Ubwo rero nyuma y'icyumweru kindi cyangwa se cyakabiri bakoresha imyitozo, ndatekereza ko ubu ngubu amaze kubitegereza ntago yakabaye avuga ngo ndashidikanya kuri uyu cyangwa se ndashidikanya kuri uyu. Gusa ariko mu byanze bikunze n'ubundi ababanzamo dutegereje, sinzi niba Kwizera Olivier yarahise abona lisanse ku buryo bahita bamunagamo, ariko uko byagenda kose ashobora kuza kubanzamo uwitwa Kuyate, hanyuma ubwo uruhande rumwe rukabona uwitwa Eriganijuru, nyuma yaho umusore Prince agaragaje umusaruro nkene, hanyuma urundi ruhande rukanyuraho Kabange, ubwo Emery Bayisenge na Rushema Chris akaba yakongera kubakinisha kuko Yannick Bangala nekereza ko nawe ibyangombwa bitaranoga, hanyuma akaza kandi umuvandimwe Richard Richard na ntarindwa rindi ufite amakarita 3 ko numva harimo uwujuje ariko numva ari ntarindwa wujuje ni ndumva ntarindwa wujuje. Ubwo abakinnyi nka Batambwe Gloire nawe yarakize, ubu noneho ashobora kuba yanabanzamo, hanyuma ugakomeza mu bakinnyi nyine bakina hagati. Tony Kitoga nawe arahari, ashobora kuza kumwifashisha, hanyuma akaba yazana kandi witwa Ndikumana Asumani ndetse yewe na Habimana Yves akaba yamubanzamo, nawe akaba yakina, cyane cyane ko Rayon Sport abantu bavuga bati abakinnyi bayo rwose baracyakemangwa, baracyari bake. Ubwo na Cindy Paul Jesus akaba yanyura ku rundi ruhande, n'ubwo uruhande rumwe rukanyuraho Cindy Paul, ahandi hagaca Ndikumana Asumani, cyangwa se bakajya banyuranyuranamo na Habimana Yves nk'umwataka. Ubwo nyuma yabo bakinira Tony Kitoga, hafi aho ngaho hari Tambwe Gloire ndetse na Richard, ubwo defense ya Emery Bayisenge na Rushema Chris, hanyuma uruhande rumwe runyuraho Kabange, urundi runyuraho Eriganijuru. Rayon Sport bakayipanga gutyo, bakareba niba hari icyavamo. Abedi twari twababwiye ko yari yakize, ariko ngo yaje kugira ikibazo mu myitozo agonganye n'umukinnyi, ubwo urumva ko uwo nguwo nawe baramumisinga, ntabwo bashobora kuba bamufite. N'ukuremekanya, nubwo rimwe na rimwe mushobora kurenganya umutoza ariko aracyaremekanya. Ubwo bakategereza ko abakinnyi barimo Faustin Kitoko, barimo Yannick Bangala ndetse na Kwizera Olivier babona ibyangombwa, dore ko bivugwa ko nanone uyu munsi nyine baza kuberekana nk'abakinnyi ba Rayon Sport, ariko birumvikana ko bashobora kuba batari kuze kuba bari mu bakinnyi 20 bari muri stade, bitewe wenda nuko hari ibyo bacyuzuza. Hanyuma rero ubwo Muhanga nayo ikaba irabafite abarimo ba Bonheur Hategekimana wahoze muri Rayon Sport, abarimo ba Twizerimana Onesme n'abakinnyi bahumuye muri iyi shampiyona, abitwa ba Twizerimana Martin Fabrice, abitwa ba Kubwimana Cedric, n'abakinnyi bamenyereye shampiyona. Ubwo n'abandi bamwe na bamwe Gatera Musa ashobora kuba yaragiye azana, abitwa ba Jeremy Basirwa abavanye muri Rutsiro, n'abandi bakinnyi yagiye ayubakiraho. Umukino wa gicuti bigeze gukina, Rayon Sport yamutanditse ibitego 4-0 hariya i Muhanga. Wakwibaza rero ngo uyu munsi biragenda bite? Ni umukino ubwo tuza gutegereza kuri Kigali President ku isaha 9, ariko abareyo bifuza gutsinda bakawutsinda, ndetse bavuga bati reka turebe ko twakwigira imbere, kuko kugeza ubu ngubu baramutse batakaje gatoya, ni ikipe ifite amanota 21, APR imaze kugira amanota 29, Polisi ifite amanota 32. Ubwo bivuze iki rero? Bivuze ko Rayon Sport igize umukino itakaza n'umwe, hakajyamo ayo manota 8, hakajyayo amanota 11 ya Polisi. Ikipe yaba yasigaye biragoranye, nibwo waba wongeyemo ba Kitoko, wongeyemo ba Yannick Bangala, wongeyemo ba Kwizera Olivier,
kuvuga ko uzayagarura ngo wongere ufate ayo makipe manini APR ndetse na polisi byagorana muri phase retour. Amanota 11 aba ari menshi. Uko ubuteganya kuyavanamo nawo niko bateganya kugira gute kongera kwiyungunganya bakaba yagumishamo. Ubwo rero no mukino ukomeye nekereza ko abantu bakomeje kuvuga bati nyaboneka imisifurire ne byaba byongeye kugaruka ko byari byaracogoye basifuzi badasifura nkuko abantu babona bikwiriye kandi ari bagakwiye kuba ari abacamanza. Baravuga bati mwabasifuzi mwe muramenye mutazatuma abantu bacika ku bibuga n'abari basigaye bakeya bakavuga bati nk'ubu abariyo bageragezaga bavuga bati twebwe turarwanya ubu baravuga bati reka tujye kureba n'ikipe yacu ufite abakinnyi bashya bavuga bati turebe uko umutoza ari gutoza naho ageze yubaka ikipe turebe ko hari icyahindutse ndatugereranyije n'umukinnyi twakinnye na Etincelle. Ibyo rero baramutse baje ukabaca intege ukabasifurira nabi mu bigaragara simvuze ngo bibe simvuze ngo bibire ariko nanone ntunabibe nyine sifura mu buryo bavuga bati ikipe yacu ntabwo twarenganye umusifuzi niko imeze nta bakinnyi ifite. Ubwo rero ni umukino ntekereza ko abariyo muza gukurikira muri benshi kugira ngo ikipe yanyu ikomeze isatire yegere aya makipe ya APR na polisi. Amanota 21 ni makeya, nibuze mutsinze mukagira 28 hakagumamo icyo kinyuranyo cya 5 na APR hanyuma mukazasigara mucungira kuri iriya mikino ya El Hilal na El Merreikh ikaba ari zabatandukanye tukareba uko bizaba binogeje. Ubwo nibwo nibuze umuntu yavuga ngo muri mu rugendo, ariko kuvuga ngo uri gushaka igikombe utakaza amanota nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo baranatwereka n'urwego nyine baraba bateguraho n'umukino wa derby uzahoza n'ikipe ya APR muri Super Coupe yo kuwa gatandatu. Buri wese ntekereza ko ategerezanyije amatsiko menshi. Ubwo Rayon Sport nayo turaza kureba urwego rwayo. APR yaraye igaragaye kuri Kigali Pele Stadium, abantu bayinyujemo ijisho bavuga bati ubwo izindi mbaraga hari zazirikana kuri Super Coupe se tuvuge ko yaba yazibitse cyangwa ni nkeya nuko ari Rayon Sport kiryagiye yari ifite intege nke cyangwa ari bapavera inzira bakemangwa bavuga ko bari bayitanze. Rayon Sport nayo turaza kuyireba hariya imbere y'ikipe ya Muhanga, nubwo wenda ishobora kuba isuri iri butugaragarize bitewe nuko hari abakinnyi ba Kwizera Olivier na Yannick Bangala na ba Kitoko baba batajemo, ariko nibuze turakomeza turebe uko iyi kipe yabo yitegura. Kugeza ubu rero reka ngure ko ikipe ya Police ni ya mbere n'amanota 32, ikipe ya APR ikaba ya kabiri n'amanota 29. Ubwo ikipe ya El Hilal ifite 25 na Marine oya El Merreikh ahubwo El Merreikh ni oya ikipe ya Marine ni ifite 25. Ubwo na El Merreikh igakurikira na za Kiyovu zikaza na 22 gutyo Rayon Sport nayo ikaba ifite 21. Urumva ko amanota makeya isabwa kugira ngo itsinde yegere izi kipe. Hagati aho ariko tukiri muri Rayon Sport amakuru akomeje gucicikana nuko umutoza yabasabye ko nubundi bagomba kureka akaba yagira izindi elema yongeramo. Nyuma yaho wa Munyakongo Brazzaville bitiriye witwa Charles, biravugwa ko hari indi elema uyu mutoza ari kuzana, ari gutekereza kuba yazana kuko kuri gatatu yakomeje gutangaza ko hari inenge ikomeye cyane, bityo rero akavuga ati nimundeke mu mperuka ari mbashakire indi elema ku buryo nawe ngo bitarenze kuri uyu wa kabiri ashobora kuba yageze i Kigali bakaba bamunagamo. Ariko ubwo bakanavuga ko bakitegereje Forenganye, bya Forenganye nabyo byakomeje kuba amayobera. Byavuzwaga ko azaza nyuma y'ubunani ni uyu munsi n'ejo. Amakuru ahari aravuga ko ngo noneho ngo yaza kuwa mbere, ariko nabyo nta gihamya ntibivugwa. Ariko noneho naramuka ataje option ihari biravuga ko bari buhite bongera gushaka umwataka. Igitaraganya wa Munyakameruni byarapfuye burundu bya 20 by'amadolari nabyo byarangiye. Sinzi niba ari uko byabuze cyangwa Rayon Sport yagundiriye, ariko ni nayo kuko amafaranga twababwiye ko nta yahari. Yannick Bangala yasinye amezi 6, urumva nta rukritoma ni ka installation gatoya. Kwizera Olivier nawe na 6 nawe ni ka installation gatoya. Bo birashoboka ko ari abakinnyi baje badasabye amafaranga, ariko uyu Munyakameruni we ikipe yaramuzitiye isaba amafaranga 20 by'amadolari
kandi kugira ngo bite biboneka nk'uko twabibabwiye byagorana, kuko n'aya Kitoko byabaye ngombwa ko bitabaza Prosper arabayamba yongera ku byo bari bafite, arabafasha baramurokita. Ubwo rero sinzi niba hari haboneka uwundi wo kubafasha ngo barokirite, ariko mu byifuzo byabo bya Rayon Sport baravuga ko uwo mukinnyi wo kuri gatatu we umutoza ari bumuzane nk'uko yakombense Bangala, birinze no kuzigira izina rye badutangariza ko baravuga bati ubu ngubu umuntu bari gutangaza umukinnyi bigahita bisakuza nka bya bindi by'umunyakameruni bagahita bamunyarukana. N'uyu Charles nawe baramutangaje, wa Otohodoyo nawe bihita bipfa. Baravuga bati rero ni mugende gakeya muzamubona yageze i Kigali, ntabwo tuzongera gutangaza umukinnyi ataragera i Kigali. Hanyuma rero Forunganye nawe nataza baravuga ko ngo bagomba kunjizamo undi mwataka yakaza, bakavuga ko ngo bari buzane umuwinga. Forunganye naza bari bushaka umuwinga, ariko Forunganye nataza bari bushaka umwataka. Izo ngo nizo option zihari, ni ukuvuga ngo mu bakinnyi babiri basigaye Rayon Sport ishobora kuba yakongeramo. Baravuga ko bakongeramo kuri gatatu, bakongeramo no muwinga cyangwa umwataka bitewe no kuza kwa Forunganye. Ubwo rero ngibyo uko bikurikirana ibya Rayon Sport. Ubwo nayo mazina nidushobora no kuyakurura tuzayababwira ndetse nuko bazagenda baza nabyo tuzabibagezaho 5/5. Navuga rero mukomeze mubane nanjye kuri Rwanda Sport Channel, hanyuma tujye twibanira turebe amakuru y'imikino azajya agezweho. Mwebwe mukomeze mubane nanjye, bye bye, ciao.